Nongeye kugusuhuza kandi nk'uha ikaze wo gukurikirana Jomedia TV mu buzima bwawe bwa buri munsi, ndetse nawe ugeze kuri channel yacu aribwo bwa mbere tuguhaye ikaze. Turagusaba ko ukanda subscribe, ugakanda kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ubane natwe mu nkuru zacu zitandukanye zinyura kuri iyi channel, ndetse n'amafilime atandukanye anyura kuri iyi channel. Turagushimiye yuko ubikoze. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru cyangwa se ku mateka y'ubuzima bw'umuhanzi mwakunze muri benshi, dore ko yakoze amahita atandukanye. Ni umuraperi mwiza cyane, yakoze indirimbo zitazigira zibagirana mu miziki yo mu Rwanda. Yakoze indirimbo zakunzwe zituma n'abantu benshi batangira gukunda icyo bita hip hop, batangira kumva ko hip hop nayo ari injyana nk'izindi, ayishyira ku rwego rushimishije. Uwo nguwo utekereje cyangwa se uwo nguwo wabonye niwe tugiye kuvugaho, Fireman. Amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi yitwa Uwimana Francis, akaba yaravutse tariki enye z'ukwa mbere 1989, avukira mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu bitaro byitwa CHK. Ubwo uyu muhanzi yavukaga, mama we yitabye Imana amubyara. Bivuga ko uyu muhanzi atigeze abona mu maso ha mama we nk'uko abandi bana bose babona urukundo rw'ababyeyi babo. Ntabwo Fireman yigeze arirwa n'umubyeyi we n'umwe, dore ko nk'uko abitangaza ko atazi na papa w'umubyara. Icyo gihe mama wa Fireman amubyara, nk'uko nabikubwiye, yaje kwitaba Imana. Fireman yahise arirwa n'abo mu muryango wo kwa nyina, bamujyanye mu karere ka Rubavu aho bita Gisenyi, niho Fireman bagiye kumurerera. 1994, Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, Fireman nawe yahunze nk'abandi bose, ahungira mu gihugu cya Congo, agenda ari umwana. Mu 1996 nibwo Fireman yaje kugaruka mu Rwanda, ubwo Jenoside yari imaze guhagarikwa n'ingabo za RPF Inkotanyi. Fireman nibwo yagarutse mu gihugu cy'u Rwanda, ariko agaruka mu Rwanda noneho ikinyarwanda atakizi, atangira kwimenyereza ikinyarwanda no kuvuga ikinyarwanda neza. Atangira amashuri y'abanza mu mujyi wa Kigali. Yahize muri Ecole Primaire de Remera cyangwa se mu Giporoso. Akomereza amashuri ye yisumbuye cyangwa se icyiciro rusange mu karere ka Ruhango, aho yaje gukomereza kandi aho bita i Kibungo, akaba ariho yarangirije segonderi. Uyu muhanzi akiri mutoya yakundaga ibintu bijyanye n'umuziki, cyangwa se akunda n'ikindi kintu cyitwa umupira w'amaguru. Ibyo bintu byiwe yikundaga, n'ibyo bintu yiberagamo, dore nk'uko we yabitangaza ko yikundaga kumva umuhanzi bita Tupac cyangwa se Amaru Shakur Tupac. Akaba yarakundaga kumva indirimbo ziwe zikamushimisha. Uyu muhanzi kandi ni umwe mu bahanzi bagerageje kurwana ku njyana ya hip hop, dore ko yakoze indirimbo zitandukanye nk'uko nabikubwiye, zagiye zituma hip hop igira intebe hano mu Rwanda, ndetse iranakundwa n'abatari bakeya. Uyu muhanzi kandi atangiye kuririmba aririmba injyana ya R&B, aho ni mbere y'uko ahura n'uwo bita Bulldog, Green P, Jay Polly, P Fla, kugira ngo bihurize hamwe bakore itsinda baryite Tuff Gangs. Fireman yaririmbaga injyana ya R&B, aho baje guhurira bakora itsinda baryita Tuff Gangs. Fireman yakomeje kugenda agaragara nk'inkingi ya mwamba muri Tuff Gang. Bakora indirimbo nyinshi zagiye zikundwa, harimo nk'indirimbo yitwa Maganya, Nkongoro y'Umushimusi, n'izindi ndirimbo zitandukanye bakoze bakiri hamwe. Gusa ibyo ntibyavuga ko Fireman atagenda akajya gutya agakora icyo bita amakorabo, agakorana n'abandi bahanzi batandukanye, kandi akaririmba neza. Umuhanzi ushimisha abantu batari bakeya, dore ko iyo ageze muri beat ugira ngo adodanye na beat. Ni umwe mu bahanzi beza cyane u Rwanda rufite mu baraperi bazi kuririmba kandi bazi ibyo bakora. Gusa kuri uyu munsi turibaza, Fireman ari hehe, ari mu biki? Yakoze amahiti, ntawe uzibagirwa indirimbo yitwa Muzadukumbura yakoranye na Naringabo. Indirimbo nyinshi yagiye agaragaramo, iyitwa Ninde uvutse, iyitwa Nyamijose, n'izindi zitandukanye yagiye akora z'amahiti. Dushonje duhishiwe, Itanga ishaka, ndetse n'izindi yagiye akora zagiye zitanga ihumure ku bantu bakunda injyana ya hip hop, zikagenda zikabogereza imitima, ndetse zikagenda zinahumuriza abari bababaye. Mu ndirimbo zitandukanye yagiye akora kandi uyu muhanzi zitazibagirana, harimo nk'iyo ndirimbo nakubwiye yitwa Itanga ishaka yakoranye na King James, ndetse n'izindi yagiye akora nk'iyo ngiyo nakubwiye yitwa Muzadukumbura, n'izindi nyinshi yagiye akora.
yitwa Fireman. Muri iyi minsi ntabwo turi kumenya aho ugiye, ni nyuma y'uko akoze ubukwe cyangwa se arahiriye kubana akaramata n'umukunzi we. Nyuma y'igihe gitoya umukunzi we akaza kugira ikibazo cyo kurwara, akarwara indwara y'umugongo ukomeye cyane, akaza no gusaba ubufasha Abanyarwanda ariko ntibyatinze, yarafashijwe ndetse n'umuhanzi bita Dr Tom Close cyangwa se Muyombo Tom Close yaramufashije. Umugore wa Fireman yongera kuba muzima, ariko nyuma y'aho ngaho nta n'umwe ukimenya aho amakuru ya Fireman ari. Yaba ari cya kibazo cy'itangazamakuru, ryaba ritonesha bamwe abandi rikabicaza, ryaba rizamura abo bushatse abandi bakabicaza, Fireman akaba ari kuburiramo aho ngaho. Ikibazo wibaza nanjye nicyo nibaza. Fireman ni umuraperi mwiza ndetse n'umuhanzi wakoze ibintu byinshi bitangaje. Nk'umuhanzi ujya muri beat wakumva ibintu aririmba ugasanga uyu mwana kuko afite impano. Fireman n'ubu ngubu ndakibaza aherereye hehe, akora iki nk'uko nawe uri kubyibaza. Fireman ubu ngubu nta kintu aheruka gutangaza, ariko ikigaragara cyo ni uko Fireman ahari kandi ameze neza, ari kwita ku muryango wiwe. Yitwa Fireman cyangwa se Kibiriti, umwe mu bahanzi b'abaraperi bakomeye hano mu Rwanda nk'uko nabikubwiye, kandi akaba ari umwe mu bahanzi batajya biburira, kuko hit iyo ari yo yose uzumva hano mu Rwanda irimo umuraperi ntuzaburamo Fireman. Nk'umwe mu banditsi beza bazi kwandika imirongo mizima ndetse bazi gukora ku mitima ya benshi bakunda injyana yabo cyangwa se bakunda injyana ya hip hop. Fireman akaba ari umwe mu baraperi beza, akoze urutonde rw'abaraperi 10 hano mu Rwanda, Fireman ntashobora kuburamo. Fireman cyangwa se abari bagize itsinda rya Tuff Gang bose, harimo Green P, Pfla, nyakwigendera Kabaka Jay Polly ndetse na Bulldog, bamwe mu bahanzi bari ku ruhembe rw'abazamuye hip hop nyarwanda.